gihugu cy'u Rwanda mu minsi ishize yerekeza ku mugabane w'i Burayi. Ibitaramo bye rero birakomeje. Kuri ubu ngubu ategerejwe mu Budage aho agomba gutaramira ku itariki 15 ndetse amatike yamaze kujya hanze rwose abantu bakomeje kuyagura. Ni mu mujyi wa Hanover aho agomba gutaramira ku itariki 15. Ni Kivumbi King uherutse gushyira hanze album y'Iseganza n'ubundi bitaramo arimo akora ni bitaramo biherekeza iyo album. Ariko kandi Kevin numwe nawe mu baraperi bari gukora cyane muri iyi minsi, akaba rero yarateguje EP cyangwa se extended play, ngiye kubishyira mu kinyarwanda avuga ko ari nk'umuzingo muto. Akaba rero azawushyira hanze ku munsi w'ejo. Yamaze gutegura ibirori agomba nyine kumurikiramo uyu muzingo we yise Semana n'ubundi bihura n'amazina ye. Hanyuma kandi mbabwire ko urukiko rwagize umwere Eric Ndagijimana uzwi nka ex-dira yarakurikiranyweho icyaha cyo kwiba telefone ya The Ben. Ni telefone yibwe mu mwaka washize mu mpera za 2023 ubwo The Ben yararimo ataramira i Bujumbura. Ayo makuru twarayavuze rwose guhera icyo gihe kugera kuri uyu munsi. Rero uyu munsi nibwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwafashe umwanzuro wo kugira umwere Eric Ndagijimana uzwi nka ex-dira. Niute cyane mve kuri ex-dira nyore kuri DFD ageze kure imyiteguro yo gutaramira abakunzi be bishimira imyaka 10 amaze mu muziki. Yahishuye byinshi avuga ko atangira umuziki byari bigoye cyane. Ati ndetse amafaranga nakoreshaga icyo gihe nibuka yuko nabaga ndi bujye ku ishuri hanyuma mu bikoresho byanjye by'ishuri nkandika byinshi kugira ngo ababyeyi bandengerezeho. Ati rero mu by'ukuri ndasaba abakunzi banjye gukomeza kubana nanjye muri urugendo. Ati kubera yuko mu minsi mikeya iri imbere rwose azakoza kuduha amatariki y'igitaramo azakora cyo kwizihiza imyaka 10 amaze mu muziki. Ariko kandi uwitwa Linda Montez yari umukobwa uzamutse neza mu muziki ndetse yari yatangiye gufashwa n'uwitwa Uncle Austin akaba yatangaje ko Linda Montez yamusabye ngo akaruhuko mu muziki ngo agende abe yitekerezaho ndetse agire byinshi atunganya azagaruke mu muziki ahagaze neza. Uyu ni umwe mu bakobwa bafite impano yo ku rwego rwo hejuru ndetse yigeze no guhagararira igihugu cyacu cy'u Rwanda muri The Voice. Anitwara neza witwa Linda. Rero ati ni igihe cyanjye cyo kubanza gufata akaruko gato nkagaruka mu minsi mikeya iri imbere. Witwa Cindy Sanyo imbere y'itangazamakuru yahishuye yuko itsinda rya Blues Ringo bamaze imyaka 5 bategura igitaramo bagiye kugaragaramo. Ati byari ibiganiro bikomeye cyane kubwira kubahuza ndetse no kugira ngo nyine twongere tugaruke ku rubyiniro. Ni igitaramo bise Blues Reunion Concert. Ni igitaramo giteganyijwe kuba ku itariki 22. Bavuga ko rero nta kintu na kimwe ngo cyari cyoroshye ndetse ngo n'imyenda bazambara mu by'ukuri nayo kuyiganiraho byabatwaye igihe kinini. Ni itsinda ryamenyekanye muri Uganda ariko kandi rikundwa na hano iwacu mu Rwanda. Wizkid ati ndaza gukora igitaramo cyo kwishimira imyaka 13 maze nkize hanze album ya mbere. Ni mu gihe kandi witwa Ruga ategerejwe muri Kenya ku itariki 3 z'ukwezi kwa 8. Ati n'ubundi tuzabikora nkuko twabikoze. Rihanna Fenty Robbie aganira n'itangazamakuru aravuga ati nasubiye muri studio ndetse rwose ndumva niteguye kubaha iyi album. Ati ni album maze igihe kinini ntangiye gukoraho. Ati ndetse birasa naho nzatangira kuyikora bundi bushya kubera yuko byinshi byo nari nakoze bitakigezweho. Ati ariko kandi ubwo nyine bari bamubajije niba mu by'ukuri ngatwite umwana wa gatatu. Aravuga ati ntabwo ari byo. Ati mpora nsengera kuba natwita umwana w'umukobwa. Atari ko ntabwo ari byo mu by'ukuri nibyo abantu bari kuvuga ariko si byo. Hanyuma kandi nsoreze kuri Irene yahaye abakunzi b'isezerano babwira ko agomba kugaruka mu muziki vuba bidatinze.